Abagenda n'abatuye mu mujyi wa Kigali, inyubako chic barayizi. Ni inzu nini y'ubucuruzi bwinshi bugiye butandukanye, kubera ubunini bwayo, ukiyigeramo ushobora kuyoberwa aho ushakira icyo ushaka, ndetse rimwe na rimwe waba udafite nimero y'umuntu ucururizamo, ukaba wasohoka ukagenda udahashye, cyangwa se wanahaha ugahaha icyo utifuzaga. Nukurikira iki kiganiro, uramenya aho ubucuruzi bukorerwa muri iyi nyubako bugiye buherereye. Ndagusuje wowe tubanye muri iki kiganiro. Ugiye kukibagezaho ni umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Chic ni inyubako nini y'ubucuruzi. Abantu benshi bayigenda cyangwa bayihahiramo usanga akenshi na kenshi baberwaho ibintu bigiye biherereye. Muri urwo rwego nabateguriye ikiganiro kugira ngo mbatembereze Chic kandi mbereke aho ibintu bimwe bigiye biri. Uyu munsi nabahitiyemo aho mwagurira amakanzu y'ubwoko bwose agiye atandukanye. Aha, iyi ni ikanzu ya Petetre, iyi relaxe, ni imwegereye, wayijyana mu ma-event menshi atandukanye. Urabona ko uyu mukobwa aberewe. Iyi kanzu wayambara uri umukobwa cyangwa se umumama udakunda ibirebire. No mu gihe cy'izuba, iyi murabona ko iba ikenewe. Ushobora kuba ukunda amadroite, urabona ko tutabibagiwe. Murabona ko aberewe rwose. Abakunda Petetre, waba uri umumama cyangwa umukobwa, ntitwabibagiwe. Abakunda ibirebire ntabwo twabibagiwe. Murabona ko izi kanzu ari nziza, rwose uyambaye uri umumama cyangwa se uri umukobwa, aho waba ugiye hose, waba ugiye muri eglise cyangwa se ugiye mu birori bitandukanye, urabona rwose ko waba uberewe. Ziri mu mabara menshi atandukanye, ziri mu masayizi atandukanye, yewe zakwira abantu benshi batandukanye. Urabona ko ari nziza. Washyiraho urukweto rugufi, washyiraho ururerure, wajya mu maseremoni menshi, event yose wambaye ikanzu. Ndahamya neza ko ntawe utabona ko uberewe. Abakunda ikanzu namwe zitabegereye ntabwo twabibagiwe. Urabona ko umumama aberewe, rwose urabona ko agenda neza nk'umuntu wumva ko aberewe. Iyi kanzu uri umumama cyangwa se uri umukobwa, udashaka ibintu bikwegereye cyane, ushaka relaxe, mu buzima busanzwe bwa buri munsi, urabona ko ntacyo byaba bitwaye. Rwose urabona ko waba uberewe. Abashaka ikanzu za seremoni namwe ntabwo twabibagiwe. Izi zose hamwe n'izo tutaberetse zose zirahari. Izi kanzu hamwe n'izindi nyinshi tutashoboye kubereka urazisanga muri basement ya 3, aho bita muri -3. Winjira ku muryango wa G5, ugakomeza imbere gato, ukagana iburyo, ugahita ubona umuryango wanditseho A47 C1. Ni ikanzu nziza kandi zidahenze. Uramutse uhayobewe wahamagara kuri iyo nimero iri munsi y'ikiganiro. Ikiganiro naha tugisoreje. Ndagushimiye wowe wabanye natwe kandi nkurarikira gukurikirana n'icyo ubutaha, ko nzabereka n'ahandi hantu hacururizwa ibindi bintu hatandukanye. Kandi niba ari ubwa mbere twiyunzeho, ndakurarikira kuri subscribe, ukore no kukazogera kugira ngo n'ibindi biganiro byose bijye bikugeraho. Kandi niba wakunze ibyo twakoze, ukore kuri like. Ndabakunda, Imana ibarinde.